Muraho neza mwese bakunzi ba Duhugurane-Ikinyarwanda. Dukomeje kubashimira uburyo mudahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho ndetse munabisangiza inshuti zanyu kugira ngo zihavome imvugo zabaye rurangiranwa, insigamigani ndetse n'imigani isobanuye zakoresha mu biganiro bya gihanga mu gihe ziganira n'inshuti cyangwa se n'abandi basanzwe. Nk'uko bisanzwe nka misa ya mbere, n'uyu munsi twabateguriye ikiganiro kijyanye n'imigani 10 myiza isobanuye umuntu yakoresha arimo aganira na bagenzi be, aganira n'inshuti bakamutazira umuhanga. Tubahaye ikaze. Umugani wa mbere uragira uti: agashaje gapfundwa ishyiga. Agashaje gapfundwa ishyiga. Burya iyo ikintu gishaje abantu nta gaciro bagiha, abantu bagifata uko bashatse. Rero kuvuga ngo akantu gashaje, niba ari akantu twafata nk'aho ari akantu cyangwa se ari ikintu bakagipfunda mu mashyiga cyangwa se ku ishyiga, nuko baba batakigikeneye, nta kugikenera kundi ahubwo barakijugunya. Iki gihe rero uyu mugani ushatse gusobanura ko ikintu gishaje nta gaciro kigira. Umugani wa kabiri uragira uti: agasheshe gacanye ntikabura umwotsi. Agasheshe cyangwa se igisheshe cyangwa se ibisheshe ni amase y'inka. Iki gihe rero iyo yumye abantu barayacanaga. Murabizi ko n'amase burya hari aho yajyaga atanga biyogaze, wenda ngiye mu isi y'ubu ngubu. Ariko rero tugiye mu gisobanuro turiho cy'uyu mugani, nuko burya wa mwotsi watanzwe n'agasheshe hano bari kuvuga muri uyu mugani uba nyine ugaragara bitewe n'uko hari agasheshe karimo kwaka. Rero uyu mugani uvuga ngo agasheshe gacanye ntikabura umwotsi usobanura ko nta kabura imvano. Uko umuntu yitwaye uku n'uku, uko iki n'iki kigaragaye, burya kiba gifite aho gikomora uko kirimo kwitwara. Rero nta kabura imvano. Umugani wa gatatu uragira uti: agashungo iyo gashize uwahekwaga arigenza. Agashungo ni umukino abana bakina igihe abana bikoranya batya bakitoranyamo ubahagarariye cyangwa se umutware wabo, cyangwa se bakivanamo umwe akaba umugeni undi akaba umukwe, noneho bakamushagara. Aha rero iyo bavuze ngo agashungo iyo gashize ngo uwahekwaga arigenza, iyo uyu mukino barimo iyo urangiye, wa mwana ahita ahinduka nka bagenzi be bamushagaraga. Rero tugiye no mu buzima busanzwe, hari igihe umuntu aba afite icyubahiro iki n'iki, cyangwa se afite umwanya uyu n'uyu, cyangwa se ari mu gihe runaka abandi bamushyizeho nk'umuyobozi wabo. Igihe rero icyo cyubahiro uko yari ameze birangiye, rubanda bamufata nk'uko nabo bameze. Rero ngo iyo agashungo gashize uwahekwaga arigenza, nuko bisobanuye. Umugani wa kane uragira uti: agashyitsi gashize kera karavumbika. Ngo agashyitsi gashize kera karavumbika. Gushyira kera ni ukumara igihe, niko bishatse gusobanura. Rero ngo iyo agashyitsi gashize kera kavumbika, bishatse kuvuga ko iyo ikintu kimaze igihe kinini kiba gifite ubunararibonye mu gukora ibigendanye nacyo. Burya mujya mwumva no mu Kinyarwanda bavuga ngo agakono gakuze niko karyoshya imboga. Burya ngo naragenze ndabona. Iyo umuntu yagenze henshi akabona byinshi, burya aba afite ubunararibonye bwa byinshi. Rero ahangaha bishatse gusobanura ko iyo umuntu akuze cyangwa se ikintu kimaze igihe kiba gifite ubunararibonye mu gukora iki n'iki. Umugani wa gatanu uragira uti:
agashyo kabaga amatungo y'abandi ntikabura ubugi. Ahangaha tugiye mu gisobanuro nk'uko ubuzima bwacu bumeze. Burya iyo umuntu ajya kwangiza iby'abandi cyangwa se iyo arimo avuga undi, ntabura imbaraga. Ugira ngo imbaraga afite yazitijwe n'imbaraga za shitani, niba ariko nabivuga. Iki gihe umuntu iyo arimo avuga undi rwose ashyiramo umunyu mwinshi, agashyiramo umunyu cyangwa se agakabiriza, bitewe n'uko aba atari uvugwa. Iki gihe ashyiramo rwose gukabya. Rero ngo iyo agashyo kabaga amatungo y'abandi ntikabura ubugi, bishatse gusobanura n'undi mugani usekeje uvuga ngo uwiruka mu ntabire y'undi ntabura amaguru. Burya uwakwangiriza rwose aba afite imbaraga z'umurengera. Ahangaha rwose ndumva bisobanutse. Umugani wa 6 uragira uti agasindi iyo kajya kumanyuka karabira. Burya iyo utumenyetso tugaragaye utu n'utu cyangwa se ikintu kikigaragaza mu cyo uri gukora, kiba gishaka kukwereka ibintu runaka binini cyangwa se bigari bishobora kuba bitewe n'iyo mpamvu. Wenda ngiye mu gisobanuro, nuko uko ukora ikintu iki n'iki hakagira utumenyetso twigaragaza, nuko iyo ufashe neza utwo tumenyetso dushaka kukugeza aho urimo kwerekeza. Rero ni ukuvuga ngo iyo urimo gukora iki n'iki ukabona ibimenyetso, aho ngaho ufata rwose intambwe ugakomeza kugira ibakwe kugira ngo uzagere imbere cyane. Nk'uko bajya bavuga ngo intangiriro y'uruhara ni amasoso. Intangiriro rwose y'uruhara ni amasoso. Burya iyo amasoso umuntu yafite, agira ati rwose uyu muntu araza kumera uruhara vuba, kuko burya babonye amasoso yabaye manini. Iki gihe rero ngo agasindi iyo kajya kumanyuka karabira. Ahangaha iyo kabize kaba kagaragaza ko hashobora kuba ikintu iki n'iki gikomeye cyangwa se kinini. Umugani wa 7 uragira uti agasore ndarishokoje ntikarushinga. Uyu mugani ndabizi usanzwe cyane rwose muri rubanda, aho bareba umusore wambara neza, umusore akenshi mu mvugo z'iki gihe uzajya wumva ngo ufite umungara, ngo umusore urya umungara. Iki gihe agasore ndarishokoje ntikarushinga bishatse gusobanura ko iyo umuntu uyu n'uyu agaragaza ubunebwe, adakora, nta kintu yitaho, iki gihe bimubyarira kubaho nabi, bimubyarira ubuzima bubi. Rero ngo agasore ndarishokoje rwose ntigashobora kurushinga, kuko kaba karitaye mu gusokoza gusa cyangwa se mu kugendera mu mafiyeri, aho yakagombye kwita ku bindi ugasanga ntacyo yitayeho, ntacyo afite. Iki gihe rero ngo agasore ndarishokoje ntikarushinga nicyo bisobanura. Ubunebwe butuma umuntu abaho nabi, bubyara ubuzima bubi. Umugani wa 8 uragira uti agasore gashima kandi kaguye. Nihuse rwose nuko umusore cyangwa se umugabo umunyembaraga agaragarira mu bigeragezo, uburyo abyikuramo, uburyo agenda abikemura. Rero hano kuvuga ngo agasore gashima akandi kaguye, nuko mu bigeragezo ariho ubonera umusore nyawe kuko w'umunyembaraga, umusore ushoboye, atari wa wundi ikigeragezo cyiza akitakana abandi, ari hahandi agira atyaho n'ikigeragezo ni benshi ariko ugasanga ari gutaka wenyine. Ahangaha rero mu bigeragezo niho ubonera umugabo ushoboye. Nubwo bakoresheje ngo agasore gashima kandi kaguye, burya umugabo, umusore ushoboye umubonera mu bigeragezo.
umugani wa 9 uragira uti agasozi gashira inshuti ntigashira abashinyaguzi. Burya inshuti ziba mbarwa ku musozi, cyangwa se ushobora kugira inshuti nyinshi ariko zikagenda zigushiraho ugasanga usigaranye mbarwa. Ariko burya abanzi ntibajya bava ku muntu, aho kugira ngo bashire ahubwo na za nshuti zimwe na zimwe zagiye zigushiraho zihinduka abanzi, ugasanga rero umuntu afite inshuti nkeya ahubwo abanzi baragenda biyongera. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo agasozi gashira inshuti ntigashira abashinyaguzi. Ushobora rwose inshuti zikagushiraho ariko abashinyaguzi cyangwa se abagome cyangwa se abanzi bakiyongera. Umugani wa nyuma wa 10 uragira uti agasozi gashizeho abagabo imbwa zikwiza amazina. Rwose uyu mugani wo urumvikana. Burya aho ngo abanyembaraga batari, abanyantege nke barishongora. Nuko rwose usobanura. Aho umuntu ashoboye ari yivuga ibigwi, ariko iyo agiye na wa wundi w'umunyantege nke cyangwa se utajya n'icyo yagezeho atangira kwita amazina ati ndi iki n'iki, kandi wa wundi agihari atakopforaga. Bishatse kuvuga ngo aho umunyembaraga atari, umunyantege nke arishongora. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'imigani 10 twari twabateguriye. Hagize umugani twaba twasomye twihuta ukaba utawusobanukiwe, watwandikira mu bitekerezo maze tukaza kuwusobanura mu buryo buhagije, ku buryo wawumva neza, ndetse n'uburyo wanawukoresha mu biganiro runaka waba ufite n'inshuti zawe. Kuko burya imigani nicyo iba iduhishiye, nuko twayikoresha mu gihe dufite ijambo cyangwa se duhawe umwanya wo kuvuga, ku buryo nibura ikintu wavuga ukagisoreshaho cyangwa se ukakibanziriza umugani kugira ngo abantu baryoherwe n'ijambo ryawe. Dukomeje rero kubashimira kandi tubifuriza kugira amagara n'amagana mu buzima bwacu tubayeho kuri iyi si. Mugire icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.